Uwiteka mwami Yesu nongeye kugushima kuri aka kanya, nongeye kugushima mwami ku kurinda kwawe, ku rukundo rwawe data. Ni mu izina ryawe ryera Yesu ngiye kumbura umunwa nsoma iri jambo ryawe. Ndakwinginze umwuka wera ari unyiyoborera, ibyo ndi buvuge byose n'ibyo ndi bukore byose mbishyize mu maboko yawe Yesu. Ndabigutuye mwami wanjye, mukunzi wanjye, wari wowe wihesha icyubahiro mana, kandi uzabyumva azabiherwemo umugisha. Ndakwinginze data ukomeze urinde itorero kandi ukomeze utabara itorero, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe bene data. Uyu munsi turavuga uburyo twabika ibiribwa kugira ngo dushobore kugira ikintu twibitseho muri ibi bihe tutazi ukuntu byifashe. Benshi twamenyeshejwe yuko haje ibihe bikomeye, tuzatungurwa bakatubwira yuko tutagishoboye kugura. Abantu benshi bazaba batagifite uburyo bashobora kugura no kugurisha. Muri ino minsi dufite amakuru yuko ifaranga rigiye guhinduka, kandi amabanki arimo kutumenyesha ibintu. Ifaranga riri kugenda rita agaciro buri munsi. Ikintu cyaguraga 5 kirimo kiragura 7, cyaguraga 7 kirimo kugura 9, cyaguraga ibice 50 kirimo kugura ibice 80. Gutyo niyo mpamvu iyi video ntabwo nari narigeze ntekereza kuzayikora, ariko kubera abantu bayinsabye binyuze mu biganiro twagiranye n'abantu benshi, abasenzi bari ku mpande zitandukanye z'isi, tuvuga yuko ibihe birimo guhinduka ku natwe, cyane cyane abakristo, abantu bazaba badafite ibimenyetso birimo bikoreshwa ubu ngubu, ko ari byo bitangiriza ikimenyetso cya antikristo. Cyane cyane abakristo bagomba gutangira kumenya ko ubuzima bwahindutse, bakamenya ukuntu bagomba kubaho. Benshi bafashe gahunda zo gusubira mu biturage, zo gusubira iwabo, nk'abari mu mijyi, abandi bari muri hanze nko mu Buraya. Benshi batangiye kuvuga bati reka dusubire aho twaturutse, tuzahinge, nibura ibi bihe nibigera bizasange dufite imyaka yeze, dufite ukuntu twinstaye ku buryo tutazakenera kujya ku isoko. Ariko ntabwo byoroshye, abantu bamaze imyaka myinshi baba hanze, ariko nk'uko tubifiteho amakuru neza, nk'uko ubuhanuzi bwabivuze, nk'uko Imana yabitubwiye, ni ibihe byo gusubira ku isoko, tugatangira kwibuka rya miti ya kera abakira bakoreshaga. Imana yari yararemye iri mu biribwa no mu binyobwa, iri mu bintu Imana yari yarakoreye muri natire. Tukongera tukibuka bya biribwa, bya bindi twe twarataye tuvuga ngo ntabwo ari amajyambere, tugakoresha ibintu biri chimique, bivanzemo byita ngo ni uburozi, bivanzemo na poison chimique, bivanzemo n'iyi tekinoloji. Ibintu byose byabaye chimique, ibintu byose byabaye ngo nibyo byihuta, ngo nibyo bigira vuba, ariko ibyari byiza ni ukuri ni iby'abakurambere bakoreshaga, kuko nibyo bitangizaga umubiri w'umuntu. Uyu munsi rero ndashima Imana kuko unyemereye aka kanya, kuko navugaga nti nzabikora, ariko iminsi yarahise. Hashize umwaka abantu barimo babika ibiryo, biga uburyo umuntu yabika ibiryo adafite firigo, akabika ibiryo adafite n'aho abibika. Ni ukuvuga ngo ifu wayibika ute udafite aho uyibika? Ufite nk'ahantu ukagenda ukavuga uti ni mu ishyamba, ni mu murima, nyisizemo ndagiye, cyangwa uvuga uti ni ahantu hazanyagirwa ariko niho nsize ibiribwa byanjye, kuri terase y'umuntu, uvuga uti nimwo nsize. Ntabwo umuntu ashobora gufata ifu iri mu gipapuro ngo ugende ubishyire mu bikapu kuri terase y'umuntu uvuge ngo uragiye, ntabwo uzagaruka kubifata. Ntabwo ushobora gufata ibintu biri mu bipapuro ngo ugende uvuge ngo uzabiyangirwa ngo cyangwa ngo uzabika hano imyaka 5, uzagaruke nyuma y'imyaka 5 usanga ibintu ari bizima. Umuceri hinjiramo udusimba, ifu hinjiramo udusimba, ibishimbo biramungwa, ibintu biratangira bikamungwa, ibindi bikabura. Niyo mpamvu aka kavideo nagira ngo ngakore kugira ngo nibura hagire umuntu ukanguka utarabikora akanguke, kandi amenye ko ku isi hose birimo birakorwa, kuko twese namwe mwese mufite amakuru yuko haje ikintu bita globalisation. Globalisation ije
ntabwo izemera abantu badashaka kwinjira muri iyi systeme ya globalisation. Niba utinjiye muri systeme ya globalisation, byo kwibumbira hamwe, byo gukora bimwe, byo kugira imyumvire imwe, byo gutekereza bimwe, ntabwo uzabona aho uhahira, nta nubwo uzabona ko wivuriza, ntabwo uzabona uko ubaho. Niyo mpamvu muri aka kanya, muri ibi bihe, ntabwo turasenga gusa, turakora nk'uko abayisiraheli bava mu Egiputa mbere y'uko bambuka, ntabwo bambutse bafite intoki zirimo ubusa, bambukanye ibiryo, bambukanye ibintu byinshi, baragenda barambuka. Imana yari yanabibabwiye iti mwitegure muzambuke mufite ibiribwa n'ibinyobwa, mufite ibizababeshaho nimumara kugera muri kiriya gihugu nabasezeranyije. Twebwe rero ntabwo tuvuga ngo tuzagera mu gihugu Imana yadusezeranyije, ahubwo tuzi ko Uwiteka agiye kuza, tuzi ko Yesu Kristo agiye kugaruka, ariko nk'uko yabitubwiye ati mbere y'uko kugaruka kwe hazabaho tribulation, hazabaho igeragezwa ritoya kuri wenda ku Mana ni nkaho ari rito, ariko ku bana b'abantu n'igeragezwa ryaratangiye. Niyo mpamvu kandi ntabwo birakomera, niyo mpamvu ibyo bigeragezo itorero rizanyuramo nibyo turimo turitegura, tuvuga tuti tuzabinyuremo, hanyuma umunsi wo gutaha nuzagera tuzatahe ariko tutarataye ikamba. Haleluya. Reka rero mbasomere ijambo riri mu Migani 22 umurongo wa 3. Riravuga ngo, Imigani 22 umurongo wa 3, umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nyamakenga iyo abonye ibibi bije, haleluya, ngo arabyirinda, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umuswa arakomeza akabijyamo, hanyuma akazabona ingaruka zabyo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Umuswa ngiye kuberekaho gatoya uko umuntu yabika ibiribwa, ukuntu umuntu yabika ibinyobwa. Hari ikintu turi bukoreshe. Urabona iri ni icupa ry'amazi ryashizemo, amazi yashizemo. Iyi ngiyi ni mwitangwiti mubirikira, sinzi ndumva ariko mwawitaga. Uyu nguyu twe tuyita imbudo, hano mu Gisipanyol ni imbudo. Iki ngiki ugikoresha usuka amazi, ukaba wanagikoresha ku bindi bintu, ariko kubera yuko turi mu gihe turimo twitegura igihe abantu bazaba wenda batari no mu ngo zabo, cyangwa igihe abantu bazaba bari mu gihe cyo gukoresha ibyo bafite mu ntoki. No kuvuga ngo ushobora kunywa amazi akarangira, yamara kurangira ugafata iyi ntuza ukayikata. Urabona mfite iyi ngiyi. Ikintu ngiye gukora nk'aha ngaha, ngiye kuzuzamo ibishyimbo. Hano mu Burayi abantu benshi iyo bamaze gukoresha aya macupa, bamaze kunywa amazi barajugunya, ariko nasanze twe tukayakoresha mu buryo bwinshi butandukanye. Reka urabona yuko ifitemo hari ukuntu igera gutya, akaba arimo amazi ikaguma itose. Reka rero tuyikoreshe kugira ngo tubike ibishyimbo. Tugiye kubika ibishyimbo mo hano, tuzabipfuke ku buryo bishobora kumara imyaka 5 kugeza ku 10 nta dusimba twinjiyemo. Tugiye gutangira kwerekana uburyo twabika ibiryo imyaka myinshi, kuva ku 5 kugera ku 10, ariko hatajemo imungu. Murabise aya mapaki ya makaroni, iyo yabitse igihe kirekire ujya kurebamo imbere ugasanga hinjiyemo udusimba turimo turagenda ahantu hose. Twabika izi makaroni, cyangwa reka tuyikoreshe gutya.
reka tubikoreshe gutya. Reka tuhakoreshe gutya. Iyi ngiyi irasagutse, ni urugero nababwiye ko ndi bubahe. Ubu hano icyo tugiye gukora, turakubita hano hasi kugira ngo hinjire havemo umwuka. Urabona ko isi imanuka. Hanyuma turafata alcohol, dufite ipamba, twashatse ipamba, turafata ipamba, tukadufata agapamba gatoya, nibyo kwerekana gusa kugira ngo murebe ukuntu bikorwa. Turafata agapamba gatoya, dushireho alcohol, tugatose neza, dushireho alcohol. Urabona ko alcohol itose. Hanyuma kugira ngo, urabona ko yatse, noneho dupfundikire. Okay, muhumure, ntabwo nta kintu kizasha, niyo mpamvu twapfundikiye. Rero ubu ngubu turazunguzaho gatoya. Urabona hano harashushe. Ubu iri kwabsorba, iri gutwara oxygene yose, umwuka wose wari urimo irawutwaye. Niyo mpamvu ubona hahindutse nk'umweru gutya. Tagira imungu, udusimba twinjira, nta oxygene irimo, nta kintu kinyabuzima gishobora kwa. Reka dukoreshe iyi buji gufunga. Turafunga hano ku buryo hano hasigara hafunze neza, ntihagire imungu zinjiramo. Imungu ntabwo zishobora kwinjiramo hano ziciye kuri iyi buji. Ni uburyo bwo kuhafunga neza, ku buryo iyi makaroni yacu ishobora kumara ahantu kuva ku myaka 5 kugera ku 10 nta gihindutse muri yo, nta kintu baye. Funga neza. Hano harafunze neza ku buryo nta gasimba, nta mungu zishobora kwinjiramo. Icyo ni kimwe. Ibi ngibi nabyo ni ubundi buryo gukoresha ukoresheje amazi n'isukari. Amazi n'isukari hano bayita arimimbana. Aya ngaya ni amazi bateka bavanzemo n'isukari, ariko ibi ngibi ni ubundi buryo, ariko ntabwo ari uburyo umuntu wese yashikira. Urabona uburyo bwo kubika imiteja na za karoti n'ibirayi. Ariko ngereka mbereke ubundi buryo, noneho twebwe umuntu wese ashobora kwisanzura. Urugero rwa kabiri, ahangaha reka twongere dukoreshe imbuto yacu. Uru ni urugero rwa kabiri. Uru rugero rwa kabiri rero ngiye kubereka ni ugushiramo amababi y'igiti cyitwa loriye. Aya mababi y'igiti cyitwa loriye akunda kuyashiramo hasi, bakayashyiramo hasi, noneho bagashira hejuru, kubera ko aya mababi nayo afite uburyo arinda kugira ngo udusimba, kuko afite umuti wica udukoko twanga impumuro. Arahumura cyane loriye, irahumura cyane ku buryo udukoko iyo duhumuriwe n'iribabi duhita duhunga, ntabwo dushobora kwinjiramo. Ubu rero turayatwikiza izi makaroni, hanyuma izi makaroni zizimarire imyaka nta gakoko kinjiyemo. Niba tudafite buji na alcohol, iyi ni plastique biodegradable, ya yindi ushobora kugwa mu gitaka ikabora. Iyi ngiyi yo irabora. Niyo mpamvu nahisemo kugira ngo nyikoreshe, kuko nta yindi contamination ifite. Ubu icyo ngiye gukora ni ugufunga hano, ngafunga. Aleluya, aleluya.
ushobora kuyakoresha ameze gutyo ko aba yarakuze neza, cyangwa ukayakoresha yumye. buri muntu afite uko yahitamo. Reka nze mwereke hano mfite amababi ya laurier yumye, ariko ntabwo ari ukubera ko kuba yumye aba adafite propriete zayo, aba afite propriete zayo. Iyi ni laurier nshyashya nagiye gushaka, ni ukuvuga ngo ni kimwe, ariko aya ngaya akiri mabisi niyo aba ahumura cyane, ku buryo nta dukoko dushobora kwinjiramo ahantu iri. Ntabwo dushobora kwinjira kuko arahumura cyane, ku buryo twe tuba twumva ko ari insecticide, Ikindi abandi bavuga yuko abantu bashobora gukoresha amababi y'iki cyatsi nacyo. Amababi y'iki cyatsi nayo baragikoresha kugira ngo babike ibiribwa. Reka tubike noneho twabitse makaroni. Reka turebe uburyo twabika ibi bishyimbo. Ibi bishyimbo dushobora gukoresha aya mababi tugashyiramo hasi, noneho tugakoresha iri cupa ryacu ubu buryo bwo kubika ibi bishyimbo gutya, dushobora gushyiramo aya mababi yirukana ubusimba bwose, tukazategereza igihe tukazasanga aya mababi yarahinduye ibara. Ni ukuvuga ko umuti ufite iki giti gifite wirukana ubusimba, kandi ugatera impumuro nziza, ku buryo umuntu abikoresha anabikoresha. Aka ngaka gafite uburyo gafunga neza kagahezamo umwuka, ariko kubera ko kakoreshejwe, reka nshyireho iyi plastique. Reka nyikoreshe kugira ngo hatazagira agasimba kinjira. Ushobora kugenda uko ushaka. Ubu ni ubundi buryo bwo kubika ibishyimbo. Ukaba wabika ibiro 20 ukabivanga n'aya mababi, cyangwa ukabivanga n'aya nganya, ntihagire udusimba twinjiramo. Reka rero turebe uburyo twabika ifu. Ifu niyo yonyine ibujijwe gushyiramo ipamba, kuko dushizemo ipamba tugacana umuriro, ifu ishobora kwaka kuko ni explosive. Dusizemo ipamba tugacana umuriro, ifu ishobora kwaka. Ifu rero turayibika dute? Kugira ngo tubike ifu, reka dushake icupa ryacu rya Berioze Company. Fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá, el justo será levantado. Aleluya, aleluya, a mi Señor Jesús. Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Adonai, Jehová Elohim, Jehová El Ayon, Jehová El Shaddai, Jehová Jireh. Todo esto es su nombre, es el nombre de mi Dios Jesús. Fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá, el justo será levantado. Aleluya, aleluya, a mi Señor Jesús.
En las manos de Faraón tú nos sacaste. Éramos esclavos sin consuelo. El trabajo forzado era nuestro pan. Cantábamos en dechas y orábamos. Ahora cantamos coro de alegría. Aleluya, aleluya. A mi Señor Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá, el justo será levantado. Aleluya, aleluya. A mi Señor Jesús. A él correrá, el preso será liberado. A él correrá, el enfermo será sanado. A él correrá, la viuda será protegida. A él correrá, el huérfano encontrará un padre. El que está abandonado será acogido. En el nombre de mi Señor Jesús. Iyi buji rero twayirangije, yatangiye kugira likide gutya. Turayishyira hano dufunge neza neza ku buryo yewe kugira ngo imungu ize yinjiremo hano. Iyi fu ishobora kumara imyaka 10. Iyi fu ishobora kumara imyaka 10 neza ifungiyemo hano ntihinduke. N'ubu ngubu uyikozeho gutyo urumva icupa rimeze nkaho ribyimbye, wagira ngo nyine nka kwa kundi haba harimo fanta wafungura bikazamuka. Urumva icupa ribyimbye kandi rikomeye. Uko rero nuko dufunga. Ayifunga neza. Ayifunga neza kugira ngo ntihazagire udusimba twinjiramo. Iyo amababi arimo mo imbere, reka dukomeze. Reka turebe. Ndabona wetse. Ngaha naho ushobora kuzana umuriro ukatwika ukahafunga. Muri make nguko ko twabitse uyu muceri wacu kugira ngo udusimba tutazinjira. Biragaragara ko iri cupa ryari rinini kurushaho. Uyu nguyu naho ni kuzawubika undi munsi. Kwa turi hano coronavirus ije baratubwira ngo ubu ngo nta muntu ushobora gusohoka mu nzu. Sinzi ukuntu abantu baga mu byumba babigenje. Sinzi ukuntu umuntu arwara bakakubwira ngo ugume mu cyumba ngo utaye gusohoka. Uri umuntu ukodesha, warakodesheje icyumba, nk'abantu baba hano mu Burayi bakodesha ibyumba. Ukavuga urwaye indwara yanduza abandi, ni abantu batari famiye yawe kandi udashobora no gusohoka mu cyumba. Wabigenza ute udafite umuntu uza kugusura ngo kuzanira ibintu?